Reka nongere nguhe ikaze we mukunzi wacu udahwema kudukurikira umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo uri uw'agaciro wamaze gukanda subscribe. Nibutse nawe utaye wayikora kuyikora aka kanya kugira ngo buri gihe cyose dusenge inkuru cyangwa se ikiganiro ujye ubasha kukibona mu bambere, ndetse tubashe kubana mu makuru ndetse n'ibiganiro tugenda tunyuza hano kuri Ukuri News TV. Nanone rero tugarutse mu makuru y'igitondo aho tuje kurebera hamwe izi breaking news ziba zibyuka zicyaracyara ku bindi binyamakuru, dore ko tuba twagiye kure hirya no hino tukabasha kuba yabatohoreza kugira ngo tuze tuyabahereze vuba na bwangu. Nyemerera rero untize umwanya wawe mutoya tubashe kurambura hamwe izi page z'aya makuru ababyutse ari kuvugwa hirya no hino ku isi. Uyu munsi tugiye kuvuga ku kibazo nyamukuru cyari kimaze iminsi kiri kuvugwa, inkuru ishimishije cyane ku bakirisitu ndetse n'abapasiteri bagiye batandukanye, aho kugeza ubu ngubu tuvugana insengero zikaba zamaze guhabwa uruhusha rwo kuba zakongera gusenga mu buryo bugiye butandukanye, aho ari ikibazo cyari kimaze iminsi hagati y'umwuka mubi, ubuyobozi, abapasitoro, abakirisitu ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Kugeza ubu ngubu nyuma y'irahira rya Perezida Paul Kagame yagize icyo atangaza ku kijyanye n'insengero, aho yavuze ko insengero zigomba kuba zafungurwa by'agateganyo zigasenga, ariko bagakurikiza amabwiriza minisiteri yashizeho yo gukomeza kugira isuku ndetse no gukomeza kubaka ubwiherero buboneye, gushyira amasawundi purufu ku madirishya no ku miryango y'insengero, ndetse no kuba bashaka ikibuga gisasheho amapave, kuba bakora ibishoboka hakaba hari ubusitani ndetse n'amakizimyamwoto, dore ko bagiye babisabwa na minisiteri nyuma yo gukora umukwabu wo kugenda ifunga insengero zigiye zitandukanye, cyane ko mu gihugu bafunze insengero zibarirwa mu binyabihumbi, aho umukuru w'igihugu rero yavuze ko hashingiwe ku bubasha bwe agomba kuba yavuga ko insengero zigomba kuba zafungurwa ndetse zigafungurwa by'agateganyo, ari nako abaziyobora ndetse n'abakirisitu muri rusange bagomba gukoresha ingufu ndetse bagakoresha iyo bwabaga bakubahiriza ibyo basabwe na minisiteri kugira ngo babashe kuba basenga mu buryo buboneye, ndetse ko isuku nayo ari ikintu umunyarwanda cyangwa se u Rwanda muri rusange rugomba kuba rwashiramo ingufu, atari ibintu byo kuba bakagombye kuba bagenda babwirizwa. Kugeza ubu ngubu akaba ari inkuru ishimishije rero, bamwe mu bapasitoro bagiye batandukanye bakaba hari icyo bagiye babitangazaho, aho bavuga ko Perezida Paul Kagame ndetse ko akimara kurahira yahise abikomozaho, aho yari ari mu biro bye village Urugwiro, aho yavuze ati insengero zibashe kuba zakomorerwa ndetse abakirisitu bamwe na bamwe babashe kuba basenga, kandi nta kabuza kuba wabuza umuntu gusenga, ariko bakagenda bubahirizwa ibyo barimo gusabwa ndetse bakagenda bashyiramo n'ubushake, ndetse niba hari ni twakwita nk'umusoro cyangwa se icyo twakwita nk'amafaranga aba agomba kuva ku nsengero zigiye zitandukanye akabasha kuba yatangwa, kuko urusengero ruba rwubatse mu gihugu, kandi ko ikintu cyose mu gihugu kiba kigomba kuba cyasora. Rero anariko yahise avuga ko insengero zigomba gufungurwa by'agateganyo, bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye aho baje kuba babyakirira neza. Amakuru dukesha ikinyamakuru, kugeza ubu ngubu insengero zimwe na zimwe zikaba zigiye gutangira kuba zafungurwa, aho bivugwa ko abakirisitu bamwe bagomba guhita batangira gusenga, haba abasenga ku munsi wa gatandatu cyangwa se ku sabato ndetse n'abasenga ku cyumweru, cyane ko insengero nyinshi zagiye zifungwa ari insengero z'abasenga ku wa gatandatu. Ubuvumo bugiye butandukanye ndetse n'ubutayu bwahagaritswe bwo uko bukomeza gusuzumwa neza, ndetse ko ari nta cyabangamira uburenganzira bw'abaturage, cyane ko yavuze ko icyitwa ubuvumo cyo kigomba gukomeza kigafungwa, kuko yavuze ko ntawe ugomba gushakira Imana iyo hepfo, ho yabikomojeho
avuga ko ntawe ugomba gushakira Imana mu buvumo dore ko ari nta cyiza kibayo, cyane mu Rwanda byagiye bigaragara ko abagiye bagerageza gushaka kuba bajya gusengera mu buvumo, hari ubuvumo bumwe bwagiye buburirwamo irengero n'abantu ndetse ubundi buvumo ubu ukabona ko ari ahantu hateje ikibazo kubera ko kujya gusengera mu buvumo ari ahantu haba hateza ibyago nk'impanuka cyangwa se kuba waburirwa irengero, kuba wabasha kuba warirwa n'inyamaswa zigiye zitandukanye, ndetse yabivuze ko ubuvumo bwo bugomba kuba bwahagarara byihuse ariko insengero zimwe na zimwe zikabasha kuba zafungurwa, dore ko amakiliziya yagera ku 1,100 yabashije kuba yafungwa, ndetse ko mu ntara y'Amajyepfo habashije kuba ku munsi w'ejo hafungwa izindi nsengero zigera kuri 35. Rero nyakubahwa Perezida Paul Kagame akimara kurahira iyo nkuru yahise abikomozaho. Kugeza ubu ngubu reka tubabwire andi makuru yo nakagaruka.